byagenze gute? Emirene yageze aho ngaho bigenda gute? Niwe wamwakiriye, wamuhaye ibyana se? Koko ibivugwa yuko yaba yaragiye kurongorwa byari byo? Tubwire, niwe muntu mwazengurukanye imihanda ya Montreal n'ahandi? Emirene yaje hano aza yibaza, afite agakobwa kari karamubeshye ko bari mu rukundo. Njeko ikiba kita exclusive, ngiye kukivugira kuri live yanjye. Abadinga bari coding, nibaze banakurikirane, utubwiye uko urugendo rwa Emirene rwagenze aho ngaho. Emirene aza kuri airport, ageze kuri airport umukobwa bagombaga guhura. Yego, umukobwa ntiyazi, aramubura. Emirene nyuma y'amasaha nk'atatu yego amaze kuri airport yabuze umuntu uza kumufata, njya kubona arampamagara. Yego, bivuze ngo nawe yaje utabizi? Nanjye naje ntabizi, yaje ntabizi, abarampamagaye. Ubwo byari nko matariki angahe? Hari nyuma y'icyunamo. Yego, nk'iminsi 2 cyangwa umunsi umwe? Umunsi umwe icyunamo kirangiye. Yego, ampamagara amaze amasaha 3 kuri airport. Arambwira ati du, ndambwira ati yamaje WhatsApp. Yego, yangira ngo umutipe ari i Kigali. Yego, du we ngo bite, ngo ni byiza, ngo amakuru ngo mwiza, ngo ko ndi Montreal. Ramubaza turi kwandi. Yego, ngo ndi ku kibuga cy'indege. Besh ati ndi ku kibuga cy'indege. Nabwiye ati Irene, wakuri nivuga ati Irene ngo amagaye kangahe. Yego, shira kuri video ndeba huri. Yego, ahita shira video. bivuze ariko hagati aho ibyo yavugaga ntabwo wabyemeraga, bumvaga ari kwagutebya kwe na yanse ko ye? Ntabwo jewe numvaga ko Irene ashobora kuba ari nyine Montreal mu mujyi umwe nanjye, kandi duheruka kuvuga nari marubaka studio yayinda akoreramo nyine MI Chopper. Yego, atambwira, kandi ndibuka icyo gihe bose bari barabimye visa. Junior baramwimye visa, Sabe baramwimye visa, Akita baramwimye visa, ba Chris Easy bose Irene nabo baramwimye, bandi barabimye, bamuyoboke barabimye, bandi bose barabimye. Yego, Irene mani ngiye ko Irene ngo ndi hano ngo ndambwira shira kuri video nkurebe. Gahita sashira kuri video guke ndamubona mana ari ahantu ari Kanombe yo muri Canada bro. Ati Irene bigenze gute? ubwo yahagaze ku kibuga, ari ku kibuga ngo amasaha 3 bamutegereje byanze. Yego, yabuze umuntu wamugayidinga. Yabuze, ntazi nahajya, umugore yabuze, ntabwo afata telefone bro. Yatangiye kureba nka mbegurubuka. Story byose. None wayitarambwira ngo mani ngo wangeraho byihuse. Ndambwira ati ndareba, ndavuga ati okay. Meta mfata akamodoka aho ngaho vuba njya guhura n'umwana w'Abanyarwanda. Yego, uravuga uti reka ntabare mwene wacu adapfira Montreal. Noneho hari ukuntu umuntu aza ukuntu umuntu aza atiteguye, ntazi kirima ni muri kangahe, namusanze wese ameze nk'agakoko. Imbeho yamukubise, ndamureba ndabanza, ariko namutinga neza, ndavuga ati reka ndabamuserereza mu nyuma. Yego, urumva
ndamufata Emurene muha ikoti mugira iki, ndamufata mushyira mu modoka ndamushusha, mfata ibikapu ngenda shaka ahantu namushira. Ubwo tujya mu kazi, ubwo tugeze ahantu nyine nari namushyize, dutangira guhamagara umugore. Hamagara umugore. Umugore yanga gufata telefone. Irene ndamubwira ati rero nanjye ndumva hano mu mahanga nibereyeho mba mbayeho nabi, ariko ahongwa nihuza kugwa. Yego. Muhungu wanjye ahongwa nihuza kugwa. Irene mwishira inyuma, ubwo ewane mumarana k'umweru, ariko Irene azamvuga ibigwi. Irene ubu ngubu niba afite ariko Irene uretse igihugu cy'u Rwanda, papa we wundi ni njyewe. Oya baranabimbwiye, yateraga ijisho kuri MIE, akabona MIE irimo gusubira inyuma, ngo uhita ubugira inama uramubwira uti reka nkukubita ikiganiro. Mu masaha 3 cyari gifite 100,000. Bro, ikiganiro nahaye Emurene nicyo kiganiro mu mateka y'u Rwanda, mu mateka ya YouTube. Ariko uretse ko ibi bintu bya YouTube abantu bose barabizi, n'igihe ndi mu Rwanda nta biganiro bya YouTube byari bwakeho, nta muntu yari bwabone views nka views ngewe mbona yo ndi mu Rwanda nijemo mu Rwagasabo. Dukomeze inkuru. Emurene nyine arambwira ngo dumpa ngo ubu ngo mfite kamera, ngo dushake nuza, ngo dushake ngo basafi Madiba, ngo dushake bande, ngo hano ngo nuvise ngo ba Judith, ngo ariho ngo bagere ifagege. Namubwira ati Emurene we icara hasi, ngiye kuguha ikiganiro cy'amateka. Yego. Nabo bantu bandi bataguha ngo ubone views uvuga ko Emurene ugiye muri dashboard ye bimwe bikora amafaranga, namuhaye ikiganiro kimwe kirimo $5,000 by'amadolari. Nicyo bita kuremera umuntu, umuha ikiganiro kimwe, ubundi buganiro bwose kikabukuba ubwa basabe, ubwa bande, ubwa bakitangane ugazimenera hari. Nanjye nakubeshye, nateraga ijisho nkatitira nkavuga ni babana Emurene yangaje, Emurene arabirukanye azajya akorera akazi ahangaha. Urumva? Emurene ubwo ngubwo bamuhaye ikiganiro abacamo, bamukubisa abakire nka 3. Bambwiye ati Emurene amamarizo no mukire. Emurene akubise n'ibindi bihumbi nka 5 ku mufuka. Ndamubwira Emurene i Kigali. Mba ndamwirukanye namubwira va, ntabwo uzashobora gutema ibiti. Ezekiel muri comment, mukomeze mwandike Ezekiel muri comment, mbabwire igikurikiraho. We komeza wandike Ezekiel muri comment, mubwire igikurikiraho. Komeza wandike Ezekiel muri comment. Abasigaye badashaka kwandika Ezekiel, mwandike muri comment ko muri ibigoryi. Mwandika ngo ndi ikigoryi, andika ngo uri ikigoryi, andika ngo uri ikigoryi, andika ngo uri ikigoryi muri comment. Dukomeze abanyabwenge tubabloke, niba harimo umunyabwenge tumubloke, ariko umwana urirya koko we ntabwo ari umunyabwenge. Ndashaka umunyabwenge wo kubloka. Abanyabwenge tuba uri ikigoryi, yes, uwo niwe dushaka. Andika ngo uri ikigoryi. Ese Dumba uravuga iki ku bintu byari buribu nibafunge? Narabwiye muzajya munyishinga babafunge. Ezekiel ikigoryi narabwiye ribu, narabwiye mubona ntukana, mukabona nivugira ibyo nshaka, ukajya kubona umukaritasi n'abafashe mikuru na watangiye gutukana. Uri Kigali, uri Kigali ukukwi, uri Kigali uri muratukana. Zamura Titi Brown afite ikintu abwira abaturage. Titi Brown afite icyo abwira abaturage. Titi Brown nta kintu afite abwira abaturage, yarazimye. Yarafite agatwiko ko kuva muri prison, ko kuva muri gereza. Uwo yararangiye, iminsi yarashize, iminsi ya Titi Brown yarashize, nta kiragi gifite abwira abaturage. Nguma mbabwira
abantu mutukana mukagenda hariya mukavuga ibishego mukishinga Dumba mukavuga ibiki twari tugukumbiye ukishinga ngo nawe ngo urimo uravuga ibishego ngo Dumba yabivuze wallahi barabatwara wallahi barabafunga n'iki kigega kirimo nitemera ibiti ngo Dumba ngo yatukanye ngo nawe nguragengura ngo Dumba ngo yavuze Bruce Melody ngo nawe ugiye ko ngo Dumba ngo yavuze Murungisabe ni ikigoryi Bruce Melody ni ikigoryi The Ben ni ibigoryi baratipe bose namabye nawe genda uvuge sibyo se nawe genda ufata kamikuru nawe utuki tureba ko bizarangirira jewe Dumba ni kurera ibyo nshaka anytime wherever you want Chris is ni ikigoryi namabye urumva njewe nivugira uwo nshaka nuko nshaka whenever you want wowe nawe genda fata mikoro genda uvuge ribu yabahagurikiye murajyahe baravuga ngo imbwa yarashukwira apfa bro imbwa yarashukwira apfa imbwa yiganye inka kurnya mu kiraro irabizira namwe mugende mufata ubibukuro ngo murakora amafaranga Goro burashaka amafaranga goro buriruka jente migiti abaswera niyo nabatwa babizi ko umukaritasi ni kapo araza kuzana dutemo nje nshobora no kukwishura nko kugira rika nkwishure ngutuke nka The Ben ni umukene iyo nshaka kumutuka ndamwoyera nkabubwiye ati The Ben ati shiraho nuza yawe momo yawe nkohereze The Ben nkahita shiraho momo nkahitamo kubitaho nk'uduhumbi 200 nkahita mubwiye ati The Ben uri ikigoryi na Pamela wawe bagahita bicicikira ariko wowe urinde wo gutuka abantu ribu yabahagurukiye mini kwapa jema nicariye hano barabatwara wallahi barabamara ribu ni mwayibonye Dr mwamubonye Dr mwamubonye ngira ngo barabatwara ubucano bwose babusomye n'iki gake iki nuko dukora turabosha hari umuntu ufite kinabwira abaturage Murungisabe dore Murungisabe ngo Murungisabe narakubwira dore Murungisabe dore aho ngaho nk'ubu mvuye kumutuka ariko urabona ko Murungisabe nta kintu afite aramfana ibyo arabikunda akunda ibitotsi byanjye urumva nta Bruce nande bose barambona ndabatuka bakishima dore Julius Kita nawe ni nka Murungisabe barambona bagahita biruka urumva none mwebwe namwe ufasha kamikuru ugiye gutuka Sabe nkandi we barabamara ngeza gumana batuka nigumire niyo sinzagaruka Kigali mbatuke wowe uri Kigali ngongera unoke wazo Murungisabe uri igicucu Murungisabe uri ikigoryi Kita nawe nkongereho nawe Kita uri igicucu Kita uri ikigoryi mugende mu batuke nama mugende mu batuke turebe mugende mu batuke se mugende mufata ubimukuru mugende mu batuke wallahi barabafunga ibigoryi byaranyishinze bakabirenge bagapireba bagafungura ubucyaro hano byosha bigenda bifungura YouTube paka Dr niba uhari bantwarire kabisa nuko dukora gake iskwera inje nshatse skweza umuntu nyina nkamuha amabere ya nyina nkamuha agashino ka nyina nkamuha buri kintu cyose nkamuskweza nyina ndi muri Canada wowe uri Kigali uraskweza umuntu nyina gute icyambere ngiye nabo skweza baba ntago yajya kundega avuga iki ngo Dumba yanskweza nyina ko yagiye nguskweza nyoko kumva urishimye tu uskweza nyoko kumva urishimye kuva ni ibintu bya danje nkago agacino kanyo kukumva ni ibintu bya danje wowe urakamuhera mu Rwanda Kigali ku rwa Gasabo baragutwara of course they will take you I'm telling you my friend hari umuntu ufite ikintu abwira abaturage mushireho cyane igendere urabizi ko ngiye ntinginga ngiye hit zararangiye nago tugifosinga hit
ubundi abantu batanga hit n'udutanga hit zararangiye. Niba ufite ikintu ushaka kubwira abaturage aho ngaho uri ushaka kuri igikobwa cyiza, njye sinumvikana n'ibikobwa bibi. Sinumvikana n'ibikobwa bibi. Kari agakobwa kari kamaze ndebe kagatinganye kazi. Aragatinganye kanje hano. Kandeba gatinganye hari agatinganye. Aragatinganye no minsi gafite utugambo. Aragatinganye kiro minsi gafite utugambo. Ngira ngo nuza zako zabuze, ngira ngo kabuze ntuzi. Bakita mumpamagare ka DJ Flix. Umutinganye DJ Flix. Mumpamagare umutinganye DJ Flix. Ngwino utange WhatsApp hano kubaje ku bantu z'abantu. Abafana banje. Abafana babwira umuntu wa mbere utema ibiti. Mama utema ibiti ni Fisto, wakabiri ni Dumba. Gasikore nyo. Oya, is the first one man. Babwiza ukuri Dumba we areba ibiti kago hasi, mbere ko bitema. Babwire ko turi mu kazi. Turi mu kazi. Turi mu kazi kandi kazi tugiye gutema. Ariko urabona abaniga dukorana ariko murababona. Uyu ni wo muniga w'amafaranga. Musikwera amaze guskwera abakobwa bose bamasomara mu tara bamaze. Nose ko ni umwami wabo. Urabaye imana. Wabayigize. Ago busy. Deka mfatire furi kuri abanyarwanda. Machense. Abanyarwanda reka mbafatire off nta kintu bafite babwira abaturage. Abari aho ngaho. Munzanira umutinganye DJ Flix imbereke. Munzanira umutinganye DJ Flix imbereke. Mumuhamagara ahantu hose ari. Umubwire umutinganye nta kintu afite abwira abaturage. Hano ndimo ndabona abantu bafite Dumba shiraho Jackie arihe? Jackie naho hari. Cyangwa reka nishireho Faxman. Kanshyireho wowe Faxman ishaka ahantu nguni nkwereke. Ngushireho kugira ngo ugire ikintu ubwira abaturage turebe niba ufite urugambo. Nawe uri mu bantu bazatwara Faxman, ufite urugambo guma ni wowe wateje ntuza. Azaniziye ntambara wazanye. Faxman ni wowe wazanye intambara za Mutesi za Pastor Mutesi na Korode. Faxman izo ntambara ni wowe wazizanye. Ubu urimo urashaka intambara z'umugore wa Yago. Umugore wa Yago yambwiye ngo nkubwire ngo arakwiyamye. Mukayago yambwiye ngo nkubwire ngo arakwiyamye. Faxman ninde wundi yambwiye ngo nkwiyame. Ari abantu nka batanu barangiye kumbwira ngo ubundi Nzustra yasebeje Muyango. Uwo Nzustra nawe ibyo bishobora gukamera. Nzustra Disikrema ararongo arashaka Disikrema arashaka kurongo ariko arimo arasenya ingo z'abantu. Disikrema yazanye umugore yaramutweretse yagomuyure ariko avuye gutera ivi ahita agenda asenya urugo rwa Muyango. Kweri Disikrema nkawe abo si babandi banyishinga. Abo ni babandi banyishinga nka je nta rugo ndasenya. Ewa ni ibintu bibi nakoze nanyaza abakire ariko sin abakire tuzahora tubanyaga. Ezekiel hari icyana gishaka ko ugishiraho. Faxman yo reka nkubwire ikintu kimwe. Umaze kugaragara ko uvuga amahomvo, ntabwo uzi gutondeka amagambo yawe. Ndashaka ko uduha amakuru yo ku mihanda ubu ngubu minota 5 Faxman twigendere. Amatiku uragira nanjye bamereho. uragira ngo abaringe batwara mu bantu bakitwihana. Uremera ko Disikrema yavuye kubaka urugo asenyurwa abandi?
simbyemera kuko DC Clement n'umwe mu bantu bakunze gukora ibintu biri privé. DC Clement yavuze ngo Irene Murindahabi yaje muri Canada kurongora Irene ndabo bagaruriye naho ngati genda usubire Kigali ugenda uwerekane DC Clement ko byavuze ntabwo ari byo waramurogesheje man. Emere ngo yageze aho ngaho asanga ntago yashobora amashoka, ntago yashobora gutema ibiti. Adonse ko umugore yari yamurongoye. Urumva DC Clement amakuru mfite uriya mu baby yamuteretewe n'umu baby. Buretse mbanze mbroke umuntu. Avuze ngo iki? Dumba mbona wowe utanarenze kabisa oyo kamubroke umuntu wibaza ko Dumba atarenze simwumva muri 2024. Broka gashino kanye. Kenda bazagutwara. Nambone ndege. Kandi Dumba kibazo antwara bankuye he muri Canada. Uzikora bifite ubushobozi bwo kurira indege ikaza kugufata aho ngaho. Kwera navuze agashino kanye. Nibaze bantu umuvugizi mukuru Bits yari yabibuzanyije. Oya ngenda bagashino ka mama babo. Urumva Greta dushaka ikindi tubroka buretse gato shaka ikindi broka. Shaka ikindi broka ngo Dumba ntumwemera. Ahubwo ngo wari uvuze ngo Dumba wantema agaforo uyu nanaka muharika mu following uyu nguyu. Dumba wo kwemerwa nta muntu uhakanya Dumba. Nta muntu uhakanya. Ezekiel muri ibyo bintu twa katurebe Ezekiel wivugira karere y'amategeko bi arenze melody twigire kwitiku ndi kuri recordinga no recordinga nawe reka mutware akirimo ara recordinga. Ese ko mbona wagira ngo wanyweye umanura uragira ngo twe turacyarwana n'abafollower ko twarabubatse kera kuri TikTok hari miliyoni, kuri Instagram hari 500, Instagram nuza Facebook hari abantu uza muri DM sinzi subiza ubwo ikigo gihano ngo kivuge ngo Dumba nturenze bita mubruka ari wundi wetse gato itiku hejuru na mutima papa tugukunda kubiyigu mugomba kuba hano muri ewan ngiye nshaka ahangaha nshakaho ibiboro babigita gute inkoma mashi Dumba wampaga follow nawe ndaguha follow ukaba bose umusa Dumba we uru wa mbere inkoma mashi Dumba first influencer in Rwanda.